Dutanga inkuru yacu y'urukundo ni igice cya kabiri. Twasize igice cya mbere uyu musore yagiye gusura uyu mukobwa, yamusohokanye, yambaye neza, afite imodoka nziza cyane. Umukobwa yatangaye ari kubaza ati se iyi modoka ni iyawe? Hati niko. Iyi modoka y'igikoko ni iyawe? Umusore araseka hati ni iyanjye nyine. Ati nako nayitiye, ntabwo ari iyanjye. Umusore yanga kuvugisha ukuri ati nayitiye, urumva se njye nayikura hehe nyine? Umukobwa arahangaha yari yakunze umusore, ariko nyine yanahaye imbabazi wa wundi bakundana, wa wundi wamuciye inyuma. Bakiri aho ngaho rero wa musore nawe yahisaza. Wa musore ucuruza kantine yaje kumusuhuza, undi amwima akaboko n'umwirasi, acinya umukobwa. Arangije hati niko uramara iki ahangaha? Hati uwo ninde se ubundi? Uwo muri kumwe ninde? Mujye mureba. Umusore yakurikiranye umukobwa amwoga runono mpaka amusanganye n'undi musore. Arangije ati ngwino hano, ngwino tugende. Umukobwa nawe nta kindi yakoze, yahise yumvira uyu musore, asiga umusore wa kantine aho ngaho aragenda. Undi yasigaye arakaye, afite agahinda, afite umujinya. Nuko twasoje igice cya mbere, nako dutangiye igice cya kabiri. Bukeye bwaho rero wa musore yaje ahangaha, aza mu kazi. Kumbi afite mugenzi we bakorana, aramufasha gucuruza. Batangiye kuganira. Ati mwana uzi n'ikindi? Ati rwose wa mubebe wanjye, ati ndamukunda ariko mbona rwose muri minsi ari kunca inyuma, mbona ntazi ibye. Bakiganira kumba aho ngaha hazaga umukobwa mwiza, utambuka neza, uteye neza. Hagera aha ngaha barakwereka. Hati niko se bimeze bite sheri? Yamaye nka data. Kumbe uyu mukobwa ni umusheri w'uyu musore ukorana n'uyu muhungu wundi. Yaje aha ngaha yari ari kumuganira ngo asigaye abona atazi, amusuzugura, wagira ngo amuca inyuma. Akigera aha ngaha rero ati ariko sheri reka nkubaze ko naguhamagaye nkakubura kuri telefone, wari uri hehe? Umukobwa araseka hati wamburiye hehe se? Hati sheri reka nkubwire, hati rwose nsigaye mbona ibintu byawe ntazi. Hati niko ejo se niko wambwiye ngo uraza ntuze na telefone ukayikuraho. Hati uzi ko ngukunda ariko buriya uzi ko rwose wanshajije, uzi ko iyo telefone numvise itariho rwose numva ngiye gupfa, uzi ko nanakiyahura. Hati wagerageje rwose iyo mico yawe uri kwandura mibi ukayikuramo mwana, wagerageje kuko. Hati uzi ko utangiye kugenda wagira ngo uri kunzenguruka. Ariko umukobwa hari aha ngaha akabona umusore hari ari kwikinira. Hati niko. Hati telefone yawe rwose kitakibaho byagenze gute? Umukobwa ati rega urumva hari igihe ndyama nkayireka, hati ejo rwose unyihanganire, sinzi ukuntu nihengetse gatoya nyine, ngenda ngiye agatotsi karantwara. Hati mbese nta kindi kibazo kirimo, ntubizi ko tubanye neza se? Umusore ati okay, nizere ko mwana utazanca inyuma. Bakomeje kuganira, ariko nyine umusore yabigize brag. Bakira aho ngaho rero mujye mureba wa musore, wa wundi umuhehesi, dore agenda fata. Yageze aha ngaha ahita kuri umukobwa. Hati sheri niko rwose ko waje aha ngaha utambwiye? Umukobwa burya aca inyuma uyu mukunzi we. Uyu musore ni imfizi y'akarere, buri mukobwa wese agezeho ahita amutereta akamutwara. Umusore ntabwo yarakaye, ahubwo nyine yatangiye kwisekera. Hati niko se uwo mujene se? Umujene ati none se uyu si sheri wanjye nyine? Hati urumva ni sheri wanjye nyine. Wa musore wundi ahindukiye agiye kubona abona uyu musore asanzwe amuzi, nawe yagize gutya amutwarira umukobwa bari kumwe. Barakwereka yanze guhindukira ngo yereke uyu musore, arakomeza yubika umutwe. Undi ntiyamubona, ntiyamumenya, ariko nyine byose arabizi. Yabonye ko uyu musore hari umuntu uri aho ngaho gusa ushurashura, utagira urukundo. Bibaho, abasore nk'aba ngaba babaho cyane. Ugasanga umusore mwiza afite amafaranga, ariko nyine nta rukundo agira. Umusore yacitse intege, azanga ati niko ndebera sha uriya musore dore niwe umutwaye. Hati wandebeye koko imbere yanjye koko? Mugenzi tuzi n'ikindi, nanjye uriya mutipe umukobwa wanjye yaramunyambuye ejo nijoro turi kumwe. Undi ati what? Hati reka da,
ati yaramutwaye rwose, ntugire ngo buriya aramukunda, ni ukumusambanya gusa, ndabyiboneye. Hati mu by'ukuri hati mbega igisore cy'ikibwa we, hati niko buriya so wagiha isomo we. Hati njyewe reka nkubwire, ngiye gushaka uriya mukobwa, hati ngiye musabe imbabazi, muterete nshyizeho umutima, ntabwo uriya muntu utagira urukundo njyewe yantwara umukobwa, ntabwo bishoboka. Haturabonara hari hatubogare gusa n'amafaranga, ariko ndabizi neza buriya n'uriya ntamukunda. Nawe ukomeze umugende nyuma, uriya mukobwa ntabwo rwose buriya azamarayo kabiri. Bakomeje kuganira. Nyamuneka abasore, abashakanye ntimugacane inyuma, nta keza kabyo, burya nyine bivamo ibyago byinshi, kurwara sida, imitezi, mburugwe, hepatite, ama infection, prostate ku bagabo, rwose nta keza kabirimo. Bukeye bwaho rero wa musore yaje ahangaha aza kuganiriza papa we iby'urugendo rwe uko rwagenze, iby'umukobwa yakunze, uburyo umusore yagize gutya akamutwara, ariko yamaze kumenya byose ko uwo musore ari umuhehesi. Ise yatangiye kumuganiriza nk'umuntu mukuru, ati mwana wanjye rero buriya gukunda kwa nyako kuzamo irushanwa, kuzamo kompetisiyo, uwo ukunda uramurwanira, ntugacike intege. Niba umukunda komeza umurwanire, ntugatume uwo wakunze hari undi muntu umutwara. Nubwo yaba ari umukire, nubwo yaba ari umuntu ufite imbaraga, wowe gerageza ukine n'amarangamutima y'umukobwa azakugarukira. Hati ntushore amafaranga, ushaka gusanga udafite menshi kurusha uwo ngo wundi. Ati wowe shora urukundo, ushore amarangamutima yawe, ndabizi neza mwana wanjye uzatsinda, kuko umukobwa uramukunda cyane, n'ubwa mbere nakubona imeze gutya. Hati gerageza rero, ariko nyine iteka ryose numara no kurongora uzamenye ko mwashakanye ugomba gukomeza kumurwanira. Abagore nuko bameze, n'abakobwa bagira benshi babirukanka abo bashaka. Hati rero nyine nk'umugabo ugomba guhaguruka ugahagarara ukarwanira ibyo ukunda kandi ukabitsindira ukabigumana. Mujye mwumva amagambo y'umusaza, ni amagambo meza, ari gutera akanyabugabo umuhungu we ngo nahaguruke arwanire umukobwa akunda, ntakemere ko bamutwara kandi amukunda. Umusaza ari ahangaha yibanira n'umuhungu we gusa. Ese umusore arabishobora ntabishobora? Ese koko arabasha kwigarurira umutima w'uriya mukobwa? Umwana nta kindi yakoze, yakomeje kumva amagambo y'umusaza, ijambo ku rindi, impanuro ari kumuha. Arangije atangira kugenda yandikira umukobwa SMS, mesaje nyinshi. Umukobwa rero bukeye bwaho yaje ahangaha ahamagara inshuti ye, ayitekereza uko byagenze byose. Inshuti ye irahindukira ati sinakubwiye? Ati sinakubwiye? Erega nyine urumva uriya musore uriya rwose ucuruza icyayi n'ugukunda by'ukuri. Hatuze amagambo yandikiye ahangaha ati mana we naraye ntasinziriye. Undi arahindukira hati reka da waraye wicaye. Hatuzi ko aya magambo uriya boyfriend wanjye twakundanye imyaka yose, hatuzi ko rwose ataranyandikira amagambo nk'aya ngaya. Bakomeje kuganira, haterwa urumva nyine hati narakubwiye. Ati mana harimo za ndagukunda nyinshi, ngo aranashaka, ngo arifuza ko duhura ngo tugasohokana. Undi atari ko wakikunda uriya mukenera kari ugukunda, kuriya gukinisha kari ukuza gusa akagukiniraho gusa. Hati uriya muntu kari umushuri ashoze ko nakubwiye, uriya musore arasambana ahantu hose ageze. Undi ati mana yanjye uzi n'ikindi, uzi ko rwose uriya muhungu wa kantine ngiye kumwikundira? Hati mbega amagambo we, ndareba hejuru. Hati ariko sha, hati rega nawe urijisha rwose wakunze, hati ntukijishe. Umukobwa bisa naho atangiye kugenda abura amahitamo hagati ya boyfriend we wa mbere ndetse n'umushyashya ucuruza kantine, icyayi n'amandazi, amasambusa, hambaga, pizza n'ibindi. Ariko mugenzi we aterega gerageza uhite muriya w'umukene, wasanga ari wo gukunda. Message zirakisuka, hati reba n'ubu ngo baranyandikiye we ngo aranshaka, ngo yaradasinziriye, manshaba byose we. Mugenzi ati ndakwinginze gerageza uha umwanya uriya musore, wasanga azagushimisha
akakunezeza, akaguha urukundo utigeze ubona mu buzima bwose. Urukundo si amafaranga, si ibintu by'ikirenga. Mwokabyara mujye mwumva, umukobwa umusore yaraye amwandikira ijoro ryose. Nibyo, burya uwo ukunda umuha umwanya, ukamuganiriza, ukamutera imitoma. Ibyo byubaka urukundo. N'abashakanye, burya uwo mwashakanye komeza umuterete, umutera imitoma nka kera mugiteretana. Birafasha, bituma urukundo rwanyu rukomeza gutera imbere, aho kugira ngo ugende rusubira inyuma nk'isabune. Nawe se harya usanga umuntu hari umugore amaze imyaka 10 mu rugo, umugabo amaze imyaka 10 yarongoye, ariko nta jambo ndagukunda aheruka kubwira uwo bashakanye, abiheruka kera. Ibyo rero bisenya umuryango, ntago ari byiza. Umukobwa ari ahangaha, bakomeje kuganira, ni abakobwa b'inshuti b'urungano, baragirana inama, ariko nyine umwe akavuga ati rero reka nkubwire, urukundo si amafaranga. Ushobora kurongorwa n'umuntu ufite amafaranga menshi ariko ugapfa utishimye, ukababara, ukajya ugenda muri vewiti rwose, ukaryama muri etaje ariko urira, ukarara uboroga nk'akana k'agahinja. Mugenzi yaje ahangaha ati sha ubanza uri inshuti nziza. Bukeye bwaho rero wa mukobwa koko yemeye kuza kureba wa musore ucuruza kantine, mugemura mwokabyaramo. Yaje ahangaha afata akayawurute, batangira gusangira, akamunopfesha. Ariko wa kintu wampaye ra, wagisambuye rwose. Umusore agaseka ati rwose warateye nkabanza nkirira. Yo, batangiye gukina agahinde. Dore mujye muri bariko basore, mujye mu romantike. Hati niko, ariko jo ufite imisatsi myiza we, hati ubundi ushyiramo iki koko, ushyiramo iki? Umusore ati basi ngaho banza utamire. Yo, harazana atutankinisha, ariko noneho rwose hatakira, aramutamika. Umukobwa araseka ati mana we, ati niko uzi ko rwose bikuntamika nk'umwana mutoya. Ndati nyine uri umwana wanjye, uri umubebe se mu rukundo, you are my baby. Hati niko, hati ariko mana yanjye sha useka neza, hati jya ukomeza useke cyane. Undi agaseka, so guseka noneho akamarayo. Hati sha yewe data we. Hati uraseka, amasaro agaseseka. Bakomeje kwishima, baraseka. Umukobwa yishimira umusore. Dore yaguze akantu rwose katarenze inote y'1000, ariko umukobwa yishimye cyane, kamushimishije. Nawe rero ukunda wamugurira akantu nubwo kabara akamakeya, mugasangira. Urabona nawe ukuntu amutamika koko. Nyamuneka nawe yutamika uwo mwashakanye, kaba n'akabombo, byaba n'ibirayi by'imvange, byaba ibishyimbo. Uvuga uti sheri reka ngutamike, ariko reka ngutamike hanyuma nguhanagure, hanyuma nyine nkuguyaguye. Nyamuneka mujye mumenya kubaka imiryango yanyu, kandi mumenye gukomeza urukundo. Abakobwa n'abagore bakunda affection cyane. Yo, arangije n'umusore yaje ahangaha hafi guha akabizu umukobwa. Hati wampaye akabizu se sheri, wampaye akabizu. Umukobwa nawe urukundo rwaje ahangaha rumufata, atangira gutanga akabizu. Yo, umusore yumvisha inama za papa we. Ati uwo ukunda uramurwanira rwose, ntakagira umuntu ugutwarira uwo ukunda. Hati kandi jya uhaguruka nyine urwane nk'umugabo, ntukarambirwe, ntukivumbure nk'abana. Oya, koko birangiye amarangamutima y'umukobwa atangiye kugenda ayigarurira kuri yawurute gusa y'amafaranga 1000. Bavuye aho rero baje ahangaha, umusore yazanye umukobwa mu myicungo, aza kumunezeza. Bya bindi byose wa musore w'umukire adakora, uyu we yaje kubikora. Azi gutereta, akamenya gushimisha abakobwa. Yumvisha inama za se, isi umubyara. Urukundo rero ntago ari amafaranga gusa. Icyambere ni ukumenya ese niki gishimisha uwo twashakanye, umukunzi wanjye. Ibintu bikora ku marangamutima ye ni ibihe, ukabigenzura, ukabyiga, ukamuganiriza, ukamenya akantu ku kandi. Nk'uko kujya mu myicungo biranejeje cyane. Buri umukobwa wese nyine akunda kurya akanyenga.
akanyenga rwose k'amafaranga 1000 ukagenda ukamushyiramo ukamusunika akagenda umuyaga ukamuhuha akongera akagaruka. Umukobwa ati niko wakoze pe, mbega ahantu heza, mbega imyicungo iryoshye we, hati uzi ko ari ubwa mbere nakicunga we, hati niko, hati mbega ibintu byiza we. Umusore turumva nyine nzakujyana ahandi heza shaho we. Ati hari ibyicungo byinshi cyane bizamuka hejuru bikamanuka hasi rwose binyuranamo. Hati mbese urumva rega ndagukunda ntaho nazakujyana. Atangira kuvugiraho ijambo. Hati urumva nyine hati rega ndagukunda. Hati ariko se mana yanjye ibi koko bitekereje gute? Umusore ati ahubwo ujya ubona n'ibikeya nyine biracyaza, ubu turi gutangira, nzagushimisha bikurenge. Bidatinze rero umusore yaje gucyura umukobwa, yewe birangira bageze no mu mashuka. Umusore yakoreye imbere arabyihutisha kugira ngo arebe mu by'ukuri uburyo yakigarurira amarangamutima y'umukobwa akamwibagiza wa musore wundi w'umukire yari yakunze nyine ari ugutanguranwa. Umusore wumva amagambo ati reka nkubwire rero, mu by'ukuri reka nkubwire ibintu bikomeye cyane. Ati kuva navuka uzi ko aribwo nakishima bigeze ahangaha mana yanjye. Hati niko, hati uzi ko bajyaga bavanga abakobwa b'amasugi ngo baracyabaho, hati uzi ko ntabyizeraga. Umukobwa ati none se wari uzi ko njye ndi umusambanyi? Atoya, ni ukuri ahubwo ni ubwa mbere naka umusore, ni ubwa mbere. Ati ni we mpaye ubusugi bwanjye. Yo umusore aza ahangaha. Hati reka nkubwire, ati nari nzi ko buriya wenda wa musore mwasambanaga, hati cyangwa se wenda hari ahandi wajya kujya. Hati ko muri minsi nyine usanga abakobwa abasore ibintu byo gusambana nyine babihinduye nk'umukino, babikora nk'ibintu nyine byo kwinezeza gusa, nta n'ukibitekerezaho cyane. Hati ariko byantunguye cyane, ni ukuri pe rwose ntabwo nari nzi ko uri umukobwa mwiza gutyo, uri n'isugi. Umukobwa arahanga ati rero kuva navuka papa yambujije gusambana ndetse na mama, rwose bakunze kubimbuza cyane, ahubwo wowe sinzi ikintu wakoresheje, ntabwo nzi ukuntu wabigenje. Umusore ati nyine ngewe urumva nta kindi nuko nagukunze cyane. Hati nagukunze cyane, urukundo ruranganza. Hati rwose nta kindi cyabiteye. Hati kandi ndagusezeranya ko kuva uyu munsi nzagukunda kugeza iteka ryose. Ati nawe nsezeranya basi ntabwo uzongera gukundana n'uriya musore. Umukobwa ati oya, ati rega uriya musore n'ubundi ntabwo mukunda, ariko arampatiriza akaza iwacu, mama aramuzi, papa aramuzi, mbese usanga ameze nk'umuntu nyine wo muri famiye yacu cyane unyegereye. Niyo mpamvu burya nanze kumusuzugura kugira ngo atajya guteza amatiku mu rugo. Umusore arahangaha, umukobwa arahangaha, batangiye kuganira impamvu umukobwa yasize uyu musore ku muhanda akemera kujyana na wa wundi. Undi ati se none ubwo papa wawe azemera ko dukundana? Niba bamuzi banamukunda urumva atari ikibazo gikomeye cyane, ubwo se ntabwo bazamugushyingira? Undi ati ariko nziyahura rwose, ntabwo utwara nziyahura, uzabimenye, uzakomeza ubahakanire ubabwire ko ufite undi ukunda. Hati ni ukuri ntabwo niteguye kukubura. Hati ni ubwa mbere nakunda bigeze ahangaha. Hati umukobwa mwiza nkawe koko, ati nkubuze koko. Hati uzi ko kuva twahura uzi ko nsigaye ndeba ikintu cyose nkakikubonamo. Hati nsuka icyayi nkabona isura yawe, najya gukora capati nkabona isura yawe, nakora isambusa nkabona ni wowe. Yewe data we. Umukobwa arahangaha atangira kurerembura amaso, ati ikintu cyose nkozeho mbona isura yawe, niyo mpumurije ndakubona. Mwumva amagambo y'umusore. Umusore arahangaha, ese koko ntabwo umukobwa azasubira kuri uriya musore cyangwa se azasubirayo? Ese uyu musore uru rukundo ruzamuhira, ruba impamo, ruba iteka ryose, babane nk'umugabo n'umugore? Komeza urebe filime akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa, nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantike nk'ibisanzwe. Wumva amagambo. Hati kera papa yambwiraga ko nyine nimbona umuntu unkunda nzamureba nkamwibwira. Hati nakubonye mbona ko ari we buzima bwanjye, nkigukubita amaso cya gihe naraye ntasinziriye. Hati nabonye ko ari we Imana yanyeretse. Hati ni ukuri pe,
nkikubona umutima wanjye wahise uwutwara, ubwiza bwawe, uburyo rwose ugenda, uburyo uteye neza. Umukobwa turavugisha ukuri? Ati nanjye nkikubona ariko naragukunze. Ati mugenzi wanjye uzamubaze narabimubwiye. Bakomeje kuganira barishima, umukobwa asezeranya umusore ko nta handi azajya, nta rundi rukundo azongera kwemerera. Umusore nawe bibuko nguko. Ese bizarangira gute? Kuriya musore ari umukire w'umumiliyoneri, ese umukobwa azaresista? Ese umusore azagira amahirwe yo kwegukana uyu mukobwa mwiza yikundiye? Komeza urebe filime, ariko nyine icyo wazirikana ni uko mu rukundo rimwe ni ukwishima, ubundi haza umubabaro, mbese bigenda binyuranamo. Cyane cyane abashakanye, hari igihe ushaka ukavuga uti ubu ngubu ngiye kwishima cyane, mbeho nseka rwose mere nka marayika. Koko nibyo, umuryango ni mwiza, ariko rimwe na rimwe hagenda hazamo utuntu nyine bisaba kwihangana. Rero burya umuryango wakwa no kwihangana kandi mukizerana, kandi ugatanga imbabazi, ukamenya ko mwashakanye ntabwo ari marayika, yakosa kimwe nuko nawe wakosa. Nta muntu udakosa, kandi burya nyine umunyarwanda aravuze ngo wirukana ubu ni gufa ukazana urimira bunguri. Hari igihe uvuga uti nashatse nabi rwose, urabona akana kashatse neza, wahora yishimye aseka, ariko kame ka muntu ni umutima we. Ntukifuze iby'abandi, jya wakira ibyawe, ahubwo uharanire kugenda ubinoza kurushaho. Buri wese afite intambara arwana, uwakugezeyo burya wasanga harimo intambara nyinshi arwana. Tuvuye aho rero, wa musore n'ubundi yaje gusura umukobwa mu rugo, yamuhamagaye yamubuze, undi yanze kumwitaba. Ati niko sheri, ko wanze kunyitaba kuri telefone kandi mbona uyifite? Ati mbwira nibiki? Ubundi sura musore ninde kutamusobanuriye? Umukobwa ati reka nkubwire, nasanze ari gutankunda, ntabwo nkunda, ukunda abakobwa benshi. Ati ndabizi, narabimenye, narabivumbuye. Undi ati ariko ndaho rwose uduteranya, uwo ninde rwose ugenda uvuga amabwire, abantu bagira umunwa muremure bagenda bateranya abantu? Ati ngiye ko ngukunda wenyine, ko rwose ntabwo uca inyuma. Undi ati ntabwo nagufashe se, sinakwifatiye koko, ubwo ugiye kumbeshya beshya ngo ntabwo wanca inyuma? Undi ati ariko si ibintu byabaye rimwe, kuko urumva yewe ndagukunda rwose, ndifuza no kuzagushyira mu mago, ukambera umugore rwose, ukambyarira abana. Umukobwa ati ngewe rero reka nkubwize ukuri, ntabwo nifuza kuzakubera umugore, mfite undi mukunzi. Umusore ati iki? Ko ufite undi mukunzi? Ati ntabwo nabyemera, njye ahubwo nzabicana n'uwo mukunzi wawe. Umukobwa ati nta kundi byagenda, rega iyakire. Umusore ati oya ntabwo nabyemera. Ati ni kakandi nabonye, kakandi gafite ibiro 5 wagira ngo ntikarya? Ati niko? Umukobwa ati se urukundo ni ukuba intumbi ingana n'umusozi? Ati se ubugabo n'ubutumba ubundi? Umusore ati reka nkubwire, ntago nzakwemerera kurongorwa na kariya kantu wagira ngo ni akantu kavutse katuzuye. Undi ati uramusebereza iki? Wamuretse niba ari akantu aramaze, ariko nyine ndamukunda. Undi ati yewe data we, haterega none narumiwe, hatuzi ko wagira ngo rwose noneho yaguhaye nk'itaje, yaguhaye nka vewiti. Hati usuri afite iki ko niriya modoka wasanga yari yayitiye? Hati abakobwa mwarasaze. Hati ubwo rero yakubeshya beshye, none utangiye kugenda rwose umwishyiramo. Umukobwa ararakara. Undi ati se niba mbeshya aramaze? Hati niba mbeshya rwose ni akazi ke. Hati se ngiye nshaka iyo vewiti nayo mataje? Ntayo nshaka. Umusore ati ubwo uzashaka gakene muzamubura mubwirirwe? Hati urwo n'urukundo? Umusore ati yewe data we. Undi ashaka kubigira intambara. Umukobwa azahangaha ahamupiriza parufe mu maso, yaratangiye kuzana intambara, hafi kurwana. Undi aritabara. Bakira aho ngaho rero, mama yaje yirukanka na papa. Hati niko nibiki muri mwe abana mwe? Hati nibiki rwose? Hati niko umukobwa arahanga. Hati muze amaso yanjye arayishe we, niba ari aside amenyemo. Hati rwose nta aside. Papa ati wa mukobwa uri inkunguzi. Hati nibiki rwose ushyize mu maso ye? Hati niko wa mukobwa we, wishe umuntu. Nyina ati mana we nabyara we. Hati nibiki ukoze?
umusore ati papa atubanza ari aside, hati ni aside rwose. Papa ati rwose ibintu murimo, hati se ubundi niba atagushaka wakigendeye. Undi ati rega nyine twaganiraga, hanyuma nyine afata ibintu ahita amena mu maso. Papa ati ubwo ntagushaka rero, ubwo wahatirije rwose, ati ushyiramo n'imbaraga, ati genda va ahangaha. Umusore ati muzehe nuko umbwiye koko, nuko umbwiye n'amafaranga nabahaye yose koko. Muzehe ati genda yewe, ubwo warugiye no kumukubita, nta soni. Urabona ra ababyeyi baje barengera umukobwa wabo, bagiye ku ruhande rwe. Umukobwa nawe azanga aripfisha ati mama yarankubise, yaramereye nabi kandi njye simukunda, nukuri ntago mukunda, simushaka, ntabwo ankunda, n'umwana mubi. Papa ati mwana wanjye nabyumvishe, ntazagaruke, erega nabumvaga nuko nyine nabyihoreye, mwakomeje gutongana umubwiza ukuri hanyuma birangira kuriya. Ati ntazagaruke nyine, hanyuma utuze ugira amahoro. Barakwereka hashize amezi 6 wa musore yaje kuza mu muryango. Umukobwa aramuzana amwereka ababyeyi, baramushima. Umukobwa aranga ati papa, ati nukuri kumana ndamukunda cyane, yo na ya nshuti ye mama yabishimye, ati mwana wanjye uzi guhitamo we, mbega umuhungu mwiza. Hati nukuri mwana wanjye, hati yo, hati sha muzabyara abana beza, hati ntureba se. Papa nawe nyine yabihaye umugisha. Inshuti ye yishimye cyane kubera ko yari izi ko akundana n'umusore utagira urukundo habe na busa. Yabonaga ko mugenzi we narongorwa n'uriya musore azaba agiye mu marira gusa, niyo mpamvu yishimye. Hati nukuri felicitation, ati ubukwe tuzabutaha. Bari gutegura ubukwe ahangaha nyine, bari baje nyine mu byamini byo kwambikana impeta. Umukobwa arahanga, umusore arahangaha. Umusore byarangiye mu by'ukuri amahirwe amusekeye. Papa ati muzanga abana banjye, hati mwigira ahangaha umugisha. Papa nawe byarangiye yumvisha icyifuzo cy'umwana. Nyamuneka ababyeyi ntimugahitiremo abana banyu abakunzi ngo ugende urongora uriya, ngo uriya musore ngo abari buzakurongora, ngo niwe ugukunda, ngo ni umukire cyane, ngo rwose ngo ntugashaka abatindi. Oya, ntago amafaranga ari yubaka umuryango. Urukundo nirwo rwubaka umuryango ugakomera. Iyo urukundo murushyize imbere nta kabuza ubaho wishimye, umugore akishima, umugabo akishima, mbese umuryango wose ukamererwa neza. Niyo mpamvu abashakanye, niba ubona mu muryango wawe urukundo rutangiye kujya hasi, gerageza ushaka impamvu urukundo rwanyu rutari kugenda neza, impamvu nta mahoro mufite, impamvu nta byishimo, impamvu ubona uwo mwashakanye atakigukunda neza nka mbere, cyangwa se nawe utakimukunda neza nka mbere. Hanyuma mwicare muganire, murebe aho bipfira, muvugurure urukundo rwanyu. Nibyo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nyine nta byacitse. Ariko nanone ibyo byose bishobora abahujwe n'urukundo. Hari uwo mwashakanye mwarahujwe n'ibindi bitari urukundo, ashaka amafaranga, ashaka ko mutandukana, uwo rero mushobora no kwicana. Niyo mpamvu uzagerageze byose, uhamagara abantu bagira inama, wongera ibiganiro, wongera urukundo, ariko nibyanga neza neza, aho kugira ngo muzicane muzatandukana. Ariko nyine ntago ari byo bigomba kuza mbere. Papa nawe yahaye umugisha abana, hati sha ngiye kubakora ubukwe shaho we, rwose uri agahungu rwose k'agasore sha, hati uri akagabo, hati uri akagabo pe, hati uri umukwe mwiza sha, hati mwana wanjye, hati rwose mbahaye inzu, ya nzu yanjye iri hariya ku Gisozi ndayibahaye, mugende muturemo, rwose mbahaye n'imodoka. Yo, muzehe yahaye abana ubutunzi bwo guheraho kugira ngo bagende bazamuka gake gakeya. Barakwereka filime yacu nuko igenze. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you.
yose y'ubuzima bwanjye. Iyi si yambereye akabarore, imibabaro agahinda biba byinshi kuri jye.